nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mu kiganiro hano ku Bana b'Imana TV, aho tuganira amagambo ya Bibiliya. Yewe ni Nzeyimana Alex. Twatangiye gusoma Bibiliya, kwiga Bibiliya duhereye muri Matayo igice cya mbere. Ejo twabonye ikinyoma kiruta ibindi byose kiba muri Bibiliya ko ari aho bavuga ngo ni amazina ya ba sekuruza ba Yesu. Twabonye yuko ari ibintu bitagize aho bihuriye, kuko Yesu ntabwo agira ibisekuru mu isi. Ibisekuru bivugamo hano byose ni ibya Yakobo, ni ibya Yosefu, aho bavuga ku murongo wa 16 ngo Yakobo yabyaye Yosefu umugabo wa Mariya, ari we nyina wa Yesu witwa Kiristo. Twabonye yuko mu by'ukuri Yosefu nta kintu apfana na Yesu, ntacyo. Kuba rero ibisekuru bivugamo hano ari ibya Yosefu, ba bandi bose bavuga ngo Yesu mwene Dawidi, Yesu wo kwa Aburahamu, Yesu wo muri Israheli, baba babeshya kubera ko Yesu yaturutse mu ijuru. Yesu ni uw'Imana, ndetse biratweretse ko ari we Adamu wa kabiri. Yego, ibyo ntabwo tubitindaho. Tugiye gukomeza guhera ku murongo wa 18 aho bavuga kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. Nyamara twibukiranye iki ngiki ko kuvuka no kubaho biratandukanye. Ntabwo Yesu yabayeho igihe yavukaga, kimwe nuko nawe ntabwo wabayeho igihe uvuka. Umuntu abaho igihe kikazagera akavuka. Yego, kimwe nuko umuntu apfa igihe kikazagera agapfa. Buriya sinzi imvugo nkoresheje niba yumvikana. Imana yari yarabwiye Adamu iramubwira ngo umunsi wareye ku giti uzapfa. Umunsi yakiriyeho yarapfuye. Nyamara Bibiliya iza kutwereka yuko nyuma ngo Adamu ngo yaramye imyaka myinshi cyane, ngo hanyuma ngo abyaramwo abahungu n'abakobwa. Sibyo? Tubibona mu gice cya 5 cy'Itangiriro aho bavuga ngo urubyaro rwa Adamu. Bavuga ngo iki ni igitabo cy'urubyaro rwa Adamu ku munsi Imana yaremeyemo umuntu afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye, ibaha umugisha, ibita umuntu ku munsi baremweho. Kandi Adamu yamaze imyaka 130 avutse, abyara umuhungu ufite ishusho ye usa nawe, amwita Seti cyangwa Seti. Wibuke ko uyu mwana we ni uwa gatatu. Amaze kubyara Seti, Adamu arongera amara imyaka 800 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Nta mukobwa n'umwe wa Adamu bavuga, ntawuzwi. Urumva yamaze imyaka 930 ugereranije. Hanyuma ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Adamu yaramye ni imyaka 930, arapfa. Nari mvuze ngo kubaho, mbere yo gusoma iri somo, kubaho, umuntu abaho mbere yo kuvuka. Yego, umuntu abaho mbere yo kuvuka, kuko umuntu n'umuntu usanzwe, uyu nguyu ubyarwa n'umugabo n'umugore, cya gihe iyi ntangangore n'intangangabo bihuye, uwo ngo aba yabaye umuntu. Nyuma y'amezi 9 akavuka. Sibyo? Na Yesu rero hari abibeshya yuko Yesu kuvuka kwe ariko yatangiye kubaho.
baba bibeshye cyane. Hari abibeshye yuko Yesu yatangiye gukora igihe yavukaga, hoya. Hari abibeshye yuko Yesu yatambwe igihe yajyaga ku musaraba, hoya. Bibiri bivuga neza ikavuga mu Byahishuwe ikavuga ngo umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Yatambwe kera cyane igihe tutazi, yego, igihe tutazi, mu gihe yagiye ku musaraba ejo bundi muri zeru, muri 33 ahari, kurikije ibyo bavuga. Icyo ngicyo nambanje kugisegura kugira ngo abantu bacyumve. Noneho ikindi rero ni uko Adamu yapfuye, yego, Adamu yapfuye akimara kurya ku giti, n'abamukomokaho bose bapfuye icyo gihe buriya kuko bari bari muri we, yego. Ariko kuba barapfuye ntabwo byabujije kuvuka. Kuvuka no kuzuka biratandukanye, yego. Ni ukuvuga ngo Adamu n'abamukomokaho bose bapfuye igihe urupfu Imana ivuga, urupfu rwa Bibiliya, rutari rwa rundi abantu bavuga, rutari rwa rundi ruvuga mu idini. Bapfuye cya gihe arya ku giti cy'ubwenge mumenyekanisha icyiza n'ikibi. Nibwo twese twapfuye turi muri we. Niyo nyigisho ya Bibiliya, ntabwo ari jyewe ubihimbye. Twazutse ryari rero? Twazutse igihe Kiristo yazukaga, igihe Kiristo yaducunguraga. Ni ukuvuga ngo twavuye, Yesu yaraje abwira Zakayo, yaramubwiye ngo umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Ndetse abwira intumwa za Yohana amutumyeho cya gihe yari ari mu ibohero, amutumaho ati mbese ni wowe cyangwa dutegereze undi? Yesu yaramubwiye ngo mugende mubwire ibyo mwabonye, impumyi zirahumuka. Ntabwo impumyi zihumuka ari iz'amaso, ni mu buryo bw'umwuka, yego. Ngo ibipfamatwi birumva. Ntabwo ari ibipfamatwi babandi batumva amatwi y'umubiri, hoya, ni ay'umwuka. Ibyo biriya madini yuzuye abantu b'impumyi mu buryo bw'umwuka. Amadini yuzuye, ndetse usanga yarashinzwe n'abantu b'impumyi, abantu b'ibipfamatwi, abantu bapfuye. Abantu bapfuye nk'uko twabonye ko bitabuzaga gukomeza kubyara. Adamu yabyaye maze iyo myaka yose yarapfuye, ariko ngo igihe kikagera agapfa mu mubiri, sibyo? Adamu w'umubiri ntabwo yigeze azuka, nta nubwo ashobora kuzuka. Ni kimwe n'uko buri muntu wese w'umubiri igihe cye runaka nikigera akagenda, ntabwo azazuka. Uriya muzuko abanyedini bigisha ntabwo ubaho, ni umuzuko w'umuhimbano, yego, ni umuzuko muhimbano. Kuko hazuka bapfuye urupfu rwa mbere, kandi urupfu rwa mbere ni rwa rundi rwatewe n'icyaha. Urupfu rwa kabiri ariko kurimbuka ku munsi w'imperuka ntabwo ari ugupfa uko nguko abantu bapfa ku mubiri, yego, ni ukurimbuka by'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo amahirwe yo kuzuka ntayo, mu yandi magambo ni ukurimbuka. Abantu bose banze, abantu batazutse, abantu batakira ubutumwa bwiza. Kuzuka rero ni ukwakira ubutumwa bwiza. Iyo wakiriye Kiristo uba uzutse, uba uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo. Niko birivuga, ntabwo ari byo bivuga. Ariko uzasanga mu idini bakubwira ngo kubera ko umuntu wakoze imirimo myiza, ngo kubera ko umuntu ngo yabayeho gutya na gutya, ngo ku munsi w'imperuka azazuka, ngo mu gitondo cy'umuzuko azazuka. Ntabwo ari byo. Yesu yaravuze ngo nijye kuzuka.
sibyo? Unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho, cyo ni kimwe. Unyizera ukiriho, sibyo? Umwizera ukiriho ntabwo ari mu mubiri, ntabwo ari mu mubiri yavugaga. Ni ukuvuga ngo abari baramaze kumwizera, yego, abari baramaze kumwizera kuva isi yaremwa, guhera kuri Adamu wamwizeye wese, Yesu yabwiye Marita aramubwira ngo uwo nguwo azabaho iteka ryose. Nyamara tubona yuko aho tubona ko atari byo mu mubiri yavugaga, tubona ko intumwa ze zose nta n'imwe ikiriho mu buryo bw'umubiri, ariko bariho iteka ryose. Uwamwizeye guhera kuri Adamu kugeza ku muntu wa nyuma uzaba ku isi, ariho by'iteka ryose, abaho by'iteka ryose, ari mu bugingo buhoraho, ari kumwe nawe nk'uko ejo twabibonye. Okay, reka minira ahangaha, yenda tuzagenda dukomeza kubiganiraho uko tuzagenda dutera intambwe igana imbere. Rero impamvu nabivuze ibyo ngibyo ni ukugira ngo nkureho urujijo, confusion ibaho. Ugasanga mu madini hari inyigisho bigisha bakakubwira yuko ndetse bashyizeho iminsi, bashyizeho ko Yesu yavutse kuri Noheli. Ni ibintu ni ibihimbano. Nibaza ko n'ababikora bose babizi neza ko ari ibihimbano. Ukagira gutya wareba muri Bibiliya ugasanga abantu abari bariho icyo gihe Yesu avuka, noneho ntabwo aribwo yarabayeho, ahubwo avuka, abantu bibeshye yuko aribwo avutse, ariko nabwo abanyedini ntabwo bigeze babyemera na bugingo n'ubu. Niyo mpamvu abanyedini bahora mu ntambara na Satani, niyo mpamvu abanyedini bahora mu ntambara ngo intambara ngo y'ikibi n'icyiza, ni uko batigeze bakira Yesu Kiristo wazutse. Ntabwo bigeze bavuka, ntibaravuka. Kuvuka mvuga ni ukuvukira ubugingo buhoraho, ni ukuvukira muri Kiristo Yesu. Nubwo baba barabatijwe, ariko niba bahora mu ntambara y'ibibi n'ibyiza, baracyari muri Adamu wa mbere, ntabwo barajya muri Adamu wa kabiri. Iyo dusomye muri Yesaya igice cya 9 umurongo, reka tujye kwasoma Yesaya igice cya 9, Yesaya igice cya 9, turebe uko Yesaya yari yarahanuye ibya Yesu. Ariko twumvikane ko Yesaya siwe wa mbere wavuze ibya Yesu. Imana ubwayo niyo yavuze ibya Yesu bwa mbere mu murima wa Edeni, ivuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uno mugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urw'uno mugore, ruzakumena umutwe, uzarukometsa agatsi nukumena umutwe. Ni Yesu yavugaga. Kandi nzayimana ntabwo yagombaga gufata imyaka. Hari aho bavuga ngo hari hashize imyaka ingana iki, ariko biriya byose n'ibihimbano. Imyaka byafashe gusa ni myinshi. Niba Adamu yararamye imyaka ingana gutya, ukomeze uzurebe generasiyo zabayeho inyuma, ni nyinshi, ni nyinshi. Haravuga ibihumbi 4. Hanyuma hano rero mu gice cya 9 Yesaya yahanuye ngo ahanura ibihanura umwami uzavuka ari umukiza, n'umwami, umwami uzavuka. Ariko yarari abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abantu bose bavukira mu mwijima. Kiristo ataraza uba uri mu mwijima. Nushaka gukora ibyiza bingana iki, nushaka gukiranuka bingana iki,
Kiristo atarinjira mu bugingo bwawe nawe ngo winjire muri we, uba uri mu mwijima uko waba ukiranuka kose, kare umwijima ni kwa Satani. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Abari bari mu gicucu cy'urupfu, mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu, nuvuga ngo abantu bavukira mu rupfu. Yego. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo bishira imbere yawe. Wabongereye ibyishimo bishimira imbere yawe, ibyishimo nk'ibyo mu isarura, nk'ibyo abantu bishima bagabanya iminyago. Kuko umutwaro wamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu, n'inkoni n'uwamutwazaga igitugu wabivunaguye nko kuri wa munsi w'Abamidiyani. Ahangaha uwavuga ni umunyabyaha, awavuga ni wa wundi wavukiye mu gihugu cy'umwijima, ni wa wundi uri mu gihugu cy'urupfu, niwe arimo kuvuga. Uyu nguyu umutwara ntabwo ari uwundi, sibyo? Uyu nguyu umutwara ntabwo ari uwundi, ni Satani, ni kamere y'icyaha tuvukana, yatugize cishwaho, aho ikohereje ujyaho. Iyo idini rivuga ku cyaha ubona ari ibintu boroshye cyane, ariko buriya ntabwo icyaha ari ikintu cyoroshye cyane nk'uko idini ribivuga. Oya, ntabwo ari ikintu ujya hariya ngo uvuge ngo ndakwanze, ngo ndakurambiwe, ngo ngiye ngo ndabyihannye. Oya, ntaho bihurira. Barabyihana bagakomeza bakabikora kubera yuko bari mu gihugu cy'umwijima nyine, bari mu gihugu cy'urupfu, nicishwa nyine, nta n'icyo babikoraho. Ndetse uzajya kumva bumva abantu barigerezaho, umuntu agahagarara imbere y'abantu akavuga ngo nimuze mbasengere, ngo mwakire agakiza, ngo mbatuze agakiza. Ntabwo agakiza bakatura. Oya, mu madini ya Gikristo biratangaje ko bafite umuco w'ikintu ibyo bita ngo ni ukwatuzwa agakiza, ngo ni ukwakira agakiza, kujya ibunaka cyangwa kujya guhura na kanaka ngo ugiye kwakira agakiza. Reka nkubwire, biriya bintu babihuriraho n'abasilamu, kuko n'abasilamu iyo winjira idini, biriya nyine uba winjiye idini, ntabwo wakiriye agakiza. N'abasilamu bafite icyo bita ngo ni ugutora shahada, niba mbivuze neza simbizi, barakurahiza. No mu Mukirisitu rero uyu munsi wa none ibyo bita gukizwa ni ukurahirira kuba umunyedini. Umuntu akabaho ngaho agakomeza akaba mu gihugu cy'umwijima, akibera mu byaha, akabibera mu bibi n'ibyiza. Waba uba mu byiza, waba uba mu bibi, byose ni kimwe. Yego. Hanyuma ahangaha rero uyu Yesaya aravuga ngo kane, ngo ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara byose, n'imyenda igaraguwe mu maraso bizaba ibyo gutwikwa, bibe nk'inkwi zo mu muriro. Gatanu, nuko umwana yatuvukiye. Niwo murongo mwiza cyane nashaka ko tugeraho. Nuko umwana yatuvukiye. Ntabwo Yesaya yabivuze nk'aho byabaye. Kuri Yesaya we yabonaga byabaye, nyamara nyuma y'uko Yesaya bivuze hashize imyaka myinshi Yesu ataravuka. Ariko kuri Yesaya n'ubundi kutarizera abona yuko ibya Yesu biri kure. Kubatizera, ku banyedini uzasanga ibintu byose biri ahazaza, ariko kuwizera abona ko byose byarangiye, byose biba byarangiye, kubera yuko Bibiliya iravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ko ibyo wiringira kuzabona umaze kubihabwa, ubaho nk'uwamaze kubihabwa. Yesaya rero yabivugaga nk'uwamaze kubibona, nk'ibyamaze kuba. Aravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware
buzaba ku bitugu bye. Iri somo bakunda kurisoma kuri Noheli, ku munsi muhimbano. Yego, Yesu abavuga mu idini ni ba bandi tubona muri filime, kuko uwo munsi n'abacuruza bacuruza amashusho no mu ndirimbo no mu bitabo ahantu hose, dekorasiyo ya Yesu ni wa wundi wo muri filime, ni wa wundi abanyabugeni bashushanyije. Ntabwo ari Yesu uri mu mutima. Ntabwo Yesu uyu nguyu avuga kuri Noheli hoya. Kuri Yesaya aravuga ngo nuko umwana w'umuhungu, ngo nuko umwana yatuvukiye. Yesaya. None abanyedini bategereza kuvuga ko yavutse kuri Noheli hoya. Ntabwo avukira igihe kimwe ku bantu bose. Igihe ashobora kuvukira igihe ashobora kuvukira muri wowe, hari undi ataravukiramo. Yego, yego. Ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, igitangaza. Nkunda kubwira abanyedini ngo biriya bitangaza byose birirwa barata, biriya bitangaza byose birirwa batangamo ubuhamya, nuko batarabona igitangaza. Uwamaze guhura na Yesu akamuhindurikira igitangaza, uwo Yesu yamaze kuvukira mu mutima we, nawe akamuhindura icyaremwe gishya. Uwo ngo ntabwo akirata amazu, ntabwo akirata abana, ntabwo akirata umugabo, ntabwo akirata amamodoka, ntabwo akirata amashuri, ntabwo akirata ikindi kintu icyo ari cyo cyose, yirata Kiristo wenyine. Ibindi biba ari iby'agaciro gake cyane. Pawulo we akimara kuronka Kiristo, Yesu akivukira muri we, yaravuze ngo bya bindi byose byari inyungu, bya bindi byose nirataga byahindutse nk'amazirantoki. None abanyedini barakirwa birata ibintu by'amafuti, ibintu bituzwa n'abapagani b'isi yose. Umurongo twe tutangiza wa 5, sibyo? Ngo ubutware bwe buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, babandi bajya kugisha inama, ba pasiteri, ngo bakoze b'Imana, bariya abantu nuko bataramenya ko Kiristo ari umujyanama, ari we mujyanama wenyine. Yesu Kiristo niwe mujyanama udashobora kukuyobya, udashobora kukubeshya. N'umugore wawe ntabwo yakugira inama, n'umwana wawe ntabwo yakugira inama, n'umuvandimwe wawe ntabwo yakugira inama, nta muntu n'umwe n'umubyeyi wawe ntabwo yakugira inama. Umujyanama ni Kiristo. Ariko niba udafite Kiristo nk'umujyanama, komeza ujye kugisha inama, ariko menya yuko nta kintu uzasaruramo aho ngaho muri izo nama z'abantu, nubwo zaba nziza gute. Uzasaza ubabaye, ntabwo uzishima na rimwe. Biriya byishimo Yesaya yavuze ngo abantu bishimira imbere y'Uwiteka. Yatwujuje ibyishimo. Abana b'Imana buzuye ibyishimo, bidaterwa n'uko bariye, bidaterwa n'uko bafite za firigo zuzuye inkoko cyangwa zirimo ibiki, bidaterwa n'uko bidaterwa n'uko bafite abana, bafite akazi, bafite ibiki hoya. Azitwa Imana ikomeye. Yesaya avuga ko niwe Mana, ni Imana ikomeye. Yesu, sibyo? Data wa twese uhoraho. Data w'abangana iki? Twese.
muri abo twese niba udashaka kwiyumvamo ugasanga wumva ko imana yacu twebwe abambara gutya, imana yacu twebwe abasokoza gutya, imana yacu twebwe abasenga ku munsi runaka, imana yacu twebwe abakora ibi n'ibi. Iyo ngiyo ntabwo ariyo ivugwa hano. Uwo nguwo ntabwo ari Kiristo. Kiristo ni imana y'abantu bose, ababi n'abeza. Sinatinya kubivuga, ni data wa twese, ababi n'abeza. Yego, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Atari ya mahoro yuko nta masasu avuga, hoya. Atari ya mahoro yuko ibintu ngo bimeze neza, ngo ngubu ngo twarejeje, ngo ngubu ngo rwose ngo turashima Imana cyane ko yadutahaye amahoro. Ntabwo ari amahoro rwose atangwa n'Imana, ari amahoro atangwa n'aba decision makers bazima. Food security cyangwa se umutekano w'ibiribwa ntabwo uturuka ku Mana. Abantu barahinga bakeza, abantu bakiraho politike nziza bakabona ibintu bikagenda neza. Ibyo ngibyo ntukajye kubishimira Imana ngo Imana ntabwo ariyo mahoro Imana itanga, ntabwo ariyo mahoro Kiristo aduhindukira. Sibyo? Yesu ni umwami w'amahoro, ya yandi Bibiliya ivuga ngo nta mahoro umunyabyaha. Ariko ibyo ngibyo byo kuba abantu bafite ibiryo, byo kuba abantu nta ntambara, byo kuba abantu ibintu bimeze neza, nta ndwara, nta biki, ibintu byose bimeze neza, ibyo ngibyo se ni iby'abantu bose. Ariko hari amahoro atagirwa n'abanyabyaha, niyo Kiristo abereye umwami. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikirize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Hano bavuzemo Dawidi, buriya hari abahita bavuga bati ariko yavuze ku ntebe ya Dawidi. Intebe ya Dawidi Yesaya niwe mwami yarazi. Yego, ariko mu isi, mu yandi magambo, Dawidi ahagarariye hano muri uno murongo, Dawidi ahagarariye ubwami bwo mu isi y'icyo gihe, cyangwa se ubwami bwo mu isi y'uno munsi. Yego, ntabwo ari ukuvuga ko ari Dawidi uvugwa ku buryo ari ubwami bwa Dawidi, kuko bwamaze iminsi ingahe. Dawidi yasimbuwe n'umuhungu we Salomo, Salomo asimburwa n'umuhungu we wundi ntibutse izina. Ubwami buhita bucikamo kabiri, intambara ziraba kugeza n'uno munsi wa none baramaranye. Bariya bose birirwa bamarana n'abavandimwe. Yego, aho ngaho ni hamwe hagaragaza ko Yesu atabayeho ejo bundi cya gihe nyine avuka, aho bavuga ngo yavukiye mu mufu. Oya. Ikindi gihamya, mu Migani 8:24 aravuga ngo ikuzimu hatarabaho naragaragajwe, amasoko adudubiza amazi menshi atarabaho. Uyu ni Kiristo. Uyu murongo neza neza uzuhura n'umurongo uba mu itangiriro igice cya mbere. Kuzimu ni mu mwijima, kuzimu hatarabaho, n'amasoko adudubiza atarabaho. Ahangaha ku murongo wa kabiri, ngo isi yari itagira ishusho, yari iriho ubusa
umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Umurongo wa gatatu, Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Uyu mucyo uvugwa hano ni Kiristo. Nubireba neza, ibintu byose byakurikiyeho byabayeho bishingiye kuri uwo mucyo, sibyo? Ariko umwijima none arangije avuga ngo Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Wa mwijima niko kuzimu kuriya. Ntabwo Imana yaremye umucyo, ntabwo Imana yigeze irema umwijima. Oya, ntabwo Imana yigeze irema umwijima. Bavuga ko Satani ari ikiremwa cy'Imana, kiriya ni ikinyoma. Bavuga ko Satani yabaye mu ijuru, ngo yabaye marayika, yabaye mukuru w'abamarayika n'ibiki, biriya byose ni ibinyoma. Ku Mana hakomoka umucyo. Imana ni umucyo. Umwijima ni Satani, aho bikomoka ntuzahambaze, ntabwo mpazi. Abavuga ko umwijima ukomoka mu mucyo, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ndetse na Yesu yigeze kubivuga avuga ngo isoko mbi ibyara amazi mabi. Nta kuntu Imana yabyara Satani. Okay? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Cyane ikinyoma n'igihimbano kiri aho ngaho gusa, abantu bagacanganyukirwa ngo Satani akomoka mu ijuru. Satani akomoka mu ijuru ku Mana. Satani ngo ni ikiremwa cy'umwuka. Okay. Ni igihimbano. Ni kimwe mu bihimbano nabyo biba muri Bibiliya. Ndetse ko hari naho Bibiliya bayibeshyera, bivugira umwami w'Itiro, barangiza bakati ahangaha barimo baravuga Satani. Irindi somo nk'igihamya kigaragaza ko Yesu atabayeho cya gihe abyarwa na Mariya, yari asanzwe ariho. Muri Yohani 8:58 aravuga ngo Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Byumvira. Uwanditse igice cya mbere cya Matayo ati Aburahamu yabyaye kanaka byara kanaka byara kanaka, bati igisekuru cya Yesu. Ari Aburahamu na Yesu wakabaye sekuru wundi ninde? Ni Yesu wakabaye sekuru wa Aburahamu, kuko Bibiliya hari ahandi ivuga ko ngo Aburahamu ni sekuruza w'abizera. Nabizera iki? Nabizera Yesu Kiristo. Aburahamu tubona yuko ari we muntu wa mbere wizeye, wabeshejweho no kwizera kwa, washyize mu bikorwa kwizera. Uretse ko mu ntwari zo kwizera habamo Abeli, umuhungu wa kabiri wa Adamu. Kwizera ni ukwizera Kiristo. Ntabwo ari ukwizera ibyo ubonye byose. Ntabwo ari ukwizera yuko niba ukiri umukobwa uzabona umugabo, cyangwa niba uri umusore uzabona umugore. Oya, ntabwo ari ukwizera yuko niba utarabyara uzabyara. Ntabwo ari ukwizera. Biriya ni ibihimbano, ni ibintu biri aho ngaho bidafite rimwe na kabiri. Abizera n'abatizera bose biriya byose barabibona. Ntabwo kwizera kuvuga ngo nizeye yuko ngo bizagenda gutya, ngo nizeye yuko kanaka azakira, nizeye yuko byanze bikunze ngo bizagenda gutya na gutya. Reka nkubwire, byo nta kwizera kurimo, no kwizera gupfuye. Ni ukwizera abantu kwahimbwe nyine n'abantu, ariko ubundi kwizeranya kuzima ni ukwizera Yesu Kiristo, kandi ukizera yuko yarangije byose. Rero ntabwo wavuga ngo Aburahamu yarizeye guhamirizwa no gukiranuka, kandi ngo n'ubuhindukirwe ngo ni sekuruza, ni sekuru, ngo ari mu gisekuru cya Yesu. Ntabwo bihura. Yesu arababwira ati
ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Ndetse muri Yohana 6:58 yarababwira ngo uyu ni wo mutsima wavuye mu ijuru. Wavuye mu ijuru twabonye ko ari Kiristo na Adamu wa kabiri. Si nk'uwo basekuruza banyu bariye bagapfa, yego, ahubwo urya uyu mutsima azabaho iteka ryose. Urya uyu mutsima azabaho iteka ryose niwe wivugaga, yavugaga umubiri. Amadini ahita ahimba kujya gukora bya bindi by'imihango bahoramo bakora mu ngano. Kiristo akwiye kukubera ibyo kurya. Ariko ndabwira umuntu w'umwuka, ndavuga umuntu w'umwuka, Kiristo akwiriye kuba ari ukubeshaho. Naho iyo turiye biriya byose batubwira ngo umubiri wa Kiristo, ngo turimo turarya Kiristo, ngo bari ku ifunguro ryera, biriya byose n'ubundi ni kimwe n'uko wagenda ukagura biswi muri butike, ni kimwe n'uko wajya, reka nkubwire, biriya bintu rwose ntaho bitandukaniye no kugenda ukigurira imigati cyangwa ukagura ibiki byose byandi byose dushyira mu nda. Biragenda guhera mu kanwa kugenda ukagera mu mara manini. Ni process imwe. Ntabwo biriya bitunga ubugingo. Utunga ubugingo, umutima utunga ubugingo ni Kiristo. Kandi Kiristo, utunzwe na Kiristo abaho ngo iteka ryose. Ariko utunzwe na abajya ku ifunguro ry'arasa ntabwo bapfa. Kuko biriya bita ifunguro ryera, umubiri wa Kiristo n'ubundi ni nk'ibyo dusanzwe turya, biriya byo bigira umubiri ufite iherezo. Ariko wazutse muri Kiristo we nta herezo agira, abaho iteka ryose. Muri Yohana 6 nanone umurongo wa 51 Yesu aravuga ati nijye mutsima muzima wavuye mu ijuru. Umutsima muzima ntabwo yahakanye ko iyo avuze ngo nijye mutsima muzima abavuze ko hari n'indi mitsima ariko ipfuye itari mizima cyangwa utifitemo ubuzima. Mu yandi magambo, umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima nzatanga kubw'abari mu isi kugira ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye. Yesu niko yavuze, yarabisobanuye. None abantu bari mu ngano, bari gukora utuntu turi aho ngaho tubajya ngo ni byari ibintu amadini akora, ngeraho ngo nkabibona mbona ari nka komedi baba barimo gukina. Byiza umutsima nzabaha ni umubiri wanjye, abandi bakajya gukora ibintu biri aho ngaho. Ati Yesu nawe yatanze umugati ariko avuga ko aravuga ngo uyu ni wo mubiri wanjye. Kuki se atatanze biriya ngo narangiza yigendere? Kuki yagiye ku musaraba? Nimuve mu mihango, nimuve mu bishushanyo. Atangwa ifunguro ryera, atanga Ukarisitiya mu wa Gatulika ku wa 4 mutagatifu, ariho ku wa nyuma w'isabato. Ni ukuvuga ngo yakoze iki? Ntabwo ari ku wa nyuma w'isabato, ni ku wa 5 ubwo ngubwo w'isabato. Yakoze iki? Kuko yatanze mbere ku wa 4, ku wa 5 cyangwa se ku wa nyuma w'isabato, ku munsi wa 6 aba aribwo yitanga. Kamubaza, umuntu aguhaye igishushanyo
yarangiza akazana koherereza noneho icyo cya gishushanyo cyashushanyaga. Umuntu aguhaye purayisi ni urugero cyangwa y'umwenda, igihe kirageze aguhaye noneho inzu cyaguhaye wa mwenda, ubundi iyo pura waba ukimaze iki? Ubundi icyo gishushanyo cyangwa se iyo foto y'uwo mwenda yabikumariye iki? Umuntu amutse agize gutya akafotora umwenda akakubwira ati dore umwenda nzakoherereza, dore wa mwenda nakwemereye, yarangiza akazawukoherereza, wakomeza ukanezezwa na cya gishushanyo cyangwa wanezezwa no kwambara wa mwenda? Amadini yagumye mu bintu by'imihango, yagumye mu bishushanyo byashushanyaga ibyendaga kuba kandi byabaye, ariko kubera ko batigeze bemera ko byabaye bakomeje kwibera muri ibyo bishushanyo. Bakomeje kwibera muri ibyo bishushanyo. Yesu ati dore umutsima w'ubugingo mbaha ni umubiri wanjye. Ariko abanza kubasobanurira mu buryo kwa kane mutagatifu, abanza kubasobanurira ibyo ari byo n'impamvu. Abantu bigumira mu mihango. Niyo mpamvu babirya buri munsi. Ntabwo tubona Yesu uriya muhango awukomeza, ntabwo tubona abigishwa be bawukomeza. Oya rwose. Iyo wakiriye Kiristo umwakira rimwe. Ikintu gitangaje, biriya yakuyemo biriya ni ibintu byari bisanzwe n'ubundi. Barabanje barasangira, bamaze gusangira ibya Pasika ngo arahaguruka. Ntabwo biriya babwiye ngo nimwakire muryeho, ntabwo yigeze abiryaho. Ariko aba babwira ngo nimwakire mubiryeho, bo barabanza bakabiryaho. Ni ikindi, ni ibintu bicuritse ku buryo nubwo bakubwira ngo barimo barasubiramo ibyo Yesu yakoze, nta nubwo ari byo Yesu yakoze. Oya, Yesu ntabwo yigeze abiryaho, ntabwo Yesu yigeze abinywaho. Yarashimiye arabahereza, munyweho mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Ariko ntabwo kandi yarengurizaga ku mubiri we n'amaraso ye. Ariko abanyedini bigumira mu mihango. Mu gihe n'abigishwa ba Yesu bakorewe uwo muhango batigeze bakomeza ngo babikore, ntaho tubibona. Isomo rya nyuma ry'igihamya rikomeza gushimangira ko Yesu ntacyo apfana na Dawidi, Yesu ntacyo apfana na babandi bose, ndetse Yesu yabayeho mbere y'uko abo ngabo babaho. Reka tuze nabyo turirebe, aho avuga ko na Dawidi ntacyo bapfana, cyangwa se Dawidi atari sekuru. Muri Luka igice cya 20 umurongo, reka tuhasome hose guhera ku murongo wa 41 ukabimanuka kugeza kuri 44. Umwana wa Dawidi, babandi bamwita mwene Dawidi rwose, Yesu yo kurinzira ku murima, Yesu ubwe. Ariko biratangaje ko abantu bigira intyoza mu bintu bya Bibiliya, mu yobokamana n'ibiki byose, usanga bagikoresha aya magambo yakoreshwaga n'abanyedini bo mu gihe cya Yesu. Arababaza ati, bavuga bate yuko Kiristo ari mwene Dawidi? Ko
ko Dawidi ubwe avuga mu gitabo cya Zaburi ati Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icarira iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Mbese ko Dawidi amwita umwami none yabasha ate no kuba umwana we? Abanyedini ngo abakibivuga bazakomeza bazabibasobanurira. Yesu yarabyihakanye, ndetse Yesu murabizi neza yuko yigeze no kwihakana Mariya. Yigeze kuvuga yuko Mariya ngo n'abavandimwe be ngo bari baje kumureba nyina mu mubiri, hanyuma abantu bati nyoko na mwene so bari hanze baragushaka. Yesu ati mama ninde? Abavandimwe banjye ni bande? Ati dore abavandimwe banjye nabo ngabo bumva ijambo ryanjye bakarikurikiza. Mama dore nguyu n'uyu nguyu wumva ijambo ryanjye akarikurikiza. Mama wa Yesu, ndetse Imana yavugaga mu itangira ivuga ngo hagati yawe n'uyu mugore abwira Satani, ntabwo ari Mariya yavugaga itorero. Ariwe mama wa twese tubona mu byahishuwe. Mama wa twese tubona mu byahishuwe. Ni ukuvuga ngo abana b'Imana dufite data wa twese tukagira na mama wa twese ariwe torero. Aho ndi imvura irimo iragwa, niharamuka hagize ibitumvikana munihanganire. Tugiye noneho gusubira rero muri Matayo nyirizina, tujye kureba ivuka rya Yesu. Tumaze kubona amasomo menshi agaragaza yuko Yesu yabayeho kuva kera ku isi yaremwa, ndetse niwe wayiremye nk'uko biri bivuga. Hacyaremwe na kimwe kitaremwe nawe, keretse kuzimu ntabwo twaremwe na Yesu, ntabwo urupfu rwaremwe na Yesu, ntabwo umwijima waremwe na Yesu, ntabwo Satani yaremwe na Yesu. Ni ukuvuga ngo ibyo byose bitari umucyo, bitari ibyiza. Ndavuga ibyiza nk'uko Imana ibivuga, apana nk'uko mu idini babivuga. Oya, kuko mu idini ibyo bita byiza uzasanga ari ibihimbano. Buri dini ryose ry'ibihimbano byaryo, hari n'ibyo bita byiza, ibindi bakabyita bibi. Wagera mu rindi dini ugasanga bya bindi byitwaga bibi mu rindi ni byiza muri iryo, ugasanga ni ibintu by'agatogo. Ariko Bibiliya ivuga ngo Imana yaturemeye, isi itararemwa yaturemeye muri Kiristo, ituremera imirimo myiza yo gukorera muri Kiristo. Ntabwo ari ukugemurira abarwayi. Ntabwo muri iyo mirimo myiza twaremewe muri Kiristo, ntabwo ari ukugemurira abarwayi. Kugemurira abarwayi ni imirimo myiza pe, mujye munayikora. Gufasha abatishoboye, ya mirimo yose myiza bavuga. Ariko Yesu yabwiye abigishwa barabwira ngo ibyo babwira byose mubikore, mubiziririze, ngo ariko ntimugakore imihango yabo. Yego, twigendere rero kuvuka kwa Yesu uko kwagenze muri Matayo igice cya mbere n'ubundi guhera ku murongo wa 18. Kuvuka kwa Yesu Kiristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'umwuka wera. Babona afite inda y'umwuka wera. Yari yarasabwe, ariko babona afite inda. Sinzi baba Kiristo muri ya madini yose, haramutse hagize uwo ibingibi byabaye kuri Mariya, biramutse bibaye kuri ba bakobwa babo beza b'abanyedini beza, bimubayeho cyo icyakurikiraho bamuca. Nta dini na rimwe byamwihanganira, nta na rimwe byaba ibya Kiristo, ryaba na yandi y'abasilamu n'abandi. Niyo mpamvu nkubwira ngo biriya bintu ubukristo no kumenya Imana biratandukanye.
yego ubukristo no kumenya Imana biratandukanye kuko Mariya iyo aza kuba ari umwe mu banyedini b'uyu munsi, hari umudive, ari umugaturika se, ari umusilamu, bari kumutera amabuye ahari simbizi, bari kumukubita inkoni ntabwo batera amabuye, ari ari umurokore, hari gushya ya mvugo ya none. Ariko ibyo ngibyo barwanya, ibyo ngibyo bita ibyaha, nibyo byabaye kuri Mariya. Mariya yatwise kandi atarabana n'umugabo. Cyo kibanza ukibazeho. Turi muri process y'uko Yesu yavutse. 19. Umugabo wa Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Ngiri dini. Uku gukiranuka bavuga kuri Yosefu ntabwo ari gukiranuka guturuka ku Mana, ni kwa gukiranuka ko mu idini. Yari umunyedini mu yandi magambo. Yari umunyedini ugira ikinyabupfura. Yari umunyedini wa wundi udashaka gushyira umuntu ku karubanda. Yari umunyedini wa wundi yego. Niko bita gukiranuka. Yari umuntu mwiza mu yandi magambo. Ariko uku gukiranuka kwa Yosefu ntabwo kwamujyana mu ijuru. Reka mbabwize ukuri ko uku gukiranuka kuvugwa hano muri uyu murongo kwa Yosefu ntabwo kwamujyana mu ijuru. Gukiranuka kujyana umuntu mu ijuru ni ugukiranuka kwa Kiristo. Uko nguko kwarangiye, ya mirimo yose igize uko gukiranuka kwa muntu yarangiye, ugasigara wishingikirije gusa ku gukiranuka kwa Kiristo, nibwo utsindishirizwa. Yego. Ku murongo wa 20 yashatse nyine kumubenga rwihishwa. Ku murongo wa 20 akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera. Nuko marayika yamubonekeye. Sibyo? Ariko ubundi Yosefu yari amaze kubivamo. Yego. Mbese nibaza b'abanyedini bakiranuka, b'abantu baciraho iteka, b'abantu bashyira inyuma y'idini ryabo, b'abandi baca, b'abandi birukana, b'abandi batenga, b'abandi bahagarikira amasakaramentu, b'abandi bakubita inkoni. Reka mbabaza, baba babanjije kugisha Imana inama cyangwa gusa tu yadusebeje? Idini ryacu ntabwo ngi tubyemera, yagiye inyuma y'umurongo. Ariko mwajye manza mugato niburara nimureke kubonekerwa n'umwuka w'Imana kuko nta nuwo mugira. Ariko nibura mwamuteze amatwi, mwateze amatwi uwo muntu mugiye gushyira inyuma y'idini. Mwibaza ko wewe wari wiyanze? Reka ntabwo wari wiyanze. Mwamuteze amatwi nibura, mwamugiriye ibanga. Ahangaha Yosefu we yari yafashe umwanzuro wo kumubenga rwihishwa. Mu gihe uyu munsi wa none umunyedini agirana ikibazo n'uwo bashakanye cyangwa ashwana n'umuntu bari bafitanye gahunda, agahita bijyana kuri YouTube za Kiristo, ukabona banejejwe no gutangaza bene izo nkuru. Uretse no kuba muri abapagani, nta nubwo muri n'inyangamugayo nka Yosefu.
biriya bintu by'abiyita abakozi b'Imana birirwa bashyushya inkuru z'abandi, Bibiliya bibuzanya. Niba habayeho n'ikibazo wakabaye ugira ubupfura nk'ubu ngubu bwa Yosefu. Nubwo ubupfura nyine ntacyo bumaze, ntabwo bwakujyana mu ijuru, ariko mu isi burakenewe. Biriya ubona abagore birirwa bandagaza abagabo babo, abagabo birirwa bandagaza abagore babo, inshuti zirirwa zandagazanya, abantu bakoranye mu itorero runaka ugasanga hagize ikintu batumvikana, wagiye gipfura, wamukatiye gipfura, nk'uko Yosefu yaragiye kubikora Mariya. Niba udafite uwo mwuka w'Imana ushaka kukugenderera ngo akugenderere akwereke impamvu, akwereke uko wabyitwaramo. Yosefu yagize amahirwe rero, umwuka w'Imana aramugenderera, hanyuma aramubonekera amubwira bya bindi, ibyo ngibyo byose tumaze gusoma. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Misiyo ya Yesu irasobanutse, ni ugukiza abantu ibyaha. Naho niba ushaka perimi, jya kwiga cyangwa ujye gutanga ruswa, cyangwa niba ushaka perimi, shakisha uburyo bwose wayibona. Niba ushaka kujya muri Canada, kora uko ushoboye kose ugereyo mu bwenge bwawe, cyangwa ugisha inama abagiyeyo cyangwa n'abandi, ariko wivuga ngo Yesu ngo rwose ngo watanze ituro ngo ugiye muri Amerika, ngo watanze ibiki, hoya. Bivuga ko Yesu yaje kugira ngo abantu abatabyara babyare, hoya. Ntabwo Yesu yaje kugira ngo abantu babure, ngo abantu b'umubiri bo gupfa, barapfa. Burya udapfa nuko atarageza ku munsi, n'uwagiye akagera kure ntapfe, ntakagaruka avuga ngo Imana ngo ngengwe bwa buhanuzi ngo Imana ikuyeho impfu. Imana yakuyeho urupfu rumwe, ni urupfu rw'iteka. Nirwo rwonyine Imana yakuyeho ku bantu bose, ariko batabyizera bazarupfa. Naho izindi, iz'umubiri, umunsi wawe nugera nta n'isegonda rizarengaho. Nushaka uzaba usenga, nushaka uzaba waririnze uti, nushaka uzaba warakoze ibyiza bingana iki, isaha yawe nigera, nta n'umunota, nta n'isegonda rizarengaho. Nushaka uzabe ufite amasezerano angana iki, mukirwa mutesha abantu, mukirwa mubeshya abantu, ngo murabashyiramo ibyiringiro bipfuye. Ibyiringiro bipfuye. Imana ikuyeho impfu zihe? Okay, dukomeze. Hanyuma kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. 22. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo dore umwari azasama inda, kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel. Azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Ntabwo Imana yari isanzwe ibana natwe. Yesu yari asanzwe ariho, yego, byose niwe wabiremye. Yesu ni Imana, ariko mu kuvuka yisanishije natwe, aza kubana natwe, nyine turamubona. Ariko ubundi Imana yari isanzwe ibana n'abantu bayo. Kimwe n'uko Yesu nyuma yo gupfa agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu, abantu ntabwo bamurebesha amaso, ariko abana n'abantu be. Ejo twabibonye mu isengesho, aravuga ati data, ndifuza yuko aho ndi nabo ariho baba, ndifuza yuko baba umwe muri twe. Yego, aho Yesu ari, nubwo abantu batamurebesha amaso, niho abana b'Imana bari, niho itorero riri.
bya yandi rero birirwa bafatana mu bashati kubera amaturo yabaye makeya cyangwa kubera ko ngo bafatanyije gushinga idini ngo hanyuma ngo none ngo ubu ngubu ngo urumva babandi impaka zabo zikemurwa na RGB. Bya ni ibiki se? Ni company zashinzwe nyine reka bajya baziryaniramo, ariko ikibabaje ni abantu babirimo bazi ko ngo bari mu itorero, bari mu rugendo rujya mu ijuru rihe ryandi. Yesu nako ku murongo wa 24 ngo Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana, arinda ageze igihe yabyariye umuhungu amwita Yesu. Umunyedini mwamarana amezi inda yari ifite, umunyedini wamarana n'umugabo we, babandi birirwa batubwira ko ari abanyedini, ari abanyamasengesho, ari ibiki. Ushobora kubana n'umuntu akazageza igihe azabyara batararyamana. Ni bangahe? Yosefu nta yari umunyedini ari kuri extra. Yosefu yari umunyedini ariko udasanzwe. Nta munyedini uno munsi none wamugereranya nawe, ntawe. Yego. Dini agize Imana umugore we yatwite, akabonye uburyo iyo divorce mu idini barayemera, amadini arayemera. Uretse ko agaturika ntabwo babyemera ubundi, agaturika bo ntabwo babyemera ubundi, ariko amadini yose agiprotestanti nzi neza yuko icyaha cyitwa ubusambanyi divorce urayemererwa rwose, utandukana n'uwo mwashakanye bakagushyingira. Icyo cyonyine bemera ubusambanyi. Ariko mu bagaturika reka mbivuge kuko nanjye ndiwe mu buryo ubu cyangwa ubundi, niho nakuriye, niho nabatirijwe, niho nakomerejwe. Yego, amahame yabo ndayazi neza nkuko nzi ay'abadivantiste naho ko nabaye igihe kinini. Ni ukuvuga ngo mu bagaturika bo bakubwira yuko nta kindi kigomba gutandukanya umugabo n'umugore uretse urupfu. Yego, Yosefu rero yari umugabo udasanzwe. Reka iki ngiki tube tukirekeye aha ngaha, hanyuma tuzakomeze n'ubundi tuzakomeza tureba uko n'ubundi Yesu nyine yavutse, kuko aha ngaha tubigejeje aho bari bamutwite. Ariko twabonye yuko yari asanzwe ari mu masomo menshi twagiye tubona twahereyeho. Rero mukomeze mwibaze, buri muntu wese unteze amatwi, hari icyo twitaga cyo kwibuka. Nimureke buri munsi tugire icyo kwibuka cyangwa se icyo kwibuka. Ni ukuvuga ngo nibura muri byinshi tuba twize, umuntu ajya agira ikintu azirikana. Mu bagaturika bavuga ngo ni isomo ryo kuzirikana, mu badivantiste bakavuga ngo ni isomo ryo kwibuka, ni icyo kwibuka. Uwo munsi ukaba ugifite, ukagitekerezaho, ugafata umwanya ukagitekerezaho. Mureke tuba ariko twiga Bibiliya. Twabonye yuko umuntu ashobora kubaho mbere y'uko avuka, nako umuntu abaho mbere y'uko avuka, sibyo? Ndetse twabonye ko umuntu ashobora gupfa mbere y'uko apfa. Umuntu ashobora gupfa mbere y'uko avuka, kuko umuntu ashobora no gupfa mbere y'uko avuka. Twese twapfuye mbere, uretse Adamu wapfuye nyuma y'uko abaho, na nyuma y'uko avuka byose, nyuma y'uko arema, kuko ntabwo yavutse. Abandi twese twapfuye mbere y'uko tuvuka. Yego, na Yesu niko byagenze. Yesu yabayeho
ndetse Yesu ariho n'uwiteka nyine nk'uko twabibonye muri Yesaya. Ni Imana ihoraho, ni Imana yaremye byose, yego, ariko we ntabwo yigeze apfa. Urupfu Bibiliya ivuga, oya, yapfuye urupfu burya ntabwo yigeze apfa, kuko ubugingo bukora cyane bwo bupfa, yego, nko kuri kwa Bibiliya ni ukuvuga ngo nitwe twapfuye. Byabaye ryari rero? Burya yapfuye mbere y'uko apfa, sibyo? Ko twapfiriye muri we. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Neza yaratambwe ntiyapfa. Yapfuye mbere y'uko apfa urupfu rw'umubiri, yapfuye mbere y'uko avuka mu buryo bw'umubiri. Twese rero, yego, twese dusangiye urwo rupfu, turupfa tutaranavuka. Twarupfuye muri Adamu, ariko Imana itanga Kiristo, turupfira muri Kiristo kugira ngo tuvuke, ni ukuvuga ngo tuvuka dufite ubugingo buhoraho. Ariko biba realite cyangwa se biba impamo iyo ubyizeye. Iyo utabyizeye uzapfa urupfu rwa kabiri, kuko urupfu rwa mbere rwo, abazapfa urupfu rwa kabiri ni abanze kuzuka, ni abatarazutse umuzuko wa Kiristo, ni abatarazutse umuzuko wa mbere, kuko tubona mu Byahishuwe igice cya 20. Abantu bose batazutse uwo muzuko bazajya kuvuga ku muzuko, kandi atarone nabyutse ndi buvugeho, sibyo? Ariko reka tuvugeho. Guhera ku murongo wa 4 w'igice cya 20 haravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana ni Kiristo. Ijambo ry'Imana ni Kiristo, ni Yesu Kiristo, ntabwo ari Bibiliya, ntabwo ari bya bitabo biri gusoma ngo ni iby'umwuka w'ubuhanuzi n'ibiki byose. Ijambo ry'Imana ni Kiristo, ntabwo ijambo ry'Imana ari inyuguti. Babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Ntabwo bari muri ba bantu tumaze gusoma mu gice cya 13 baramya Satani, baramya iyo nyamaswa, kubera yuko batanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Abanyedini banditswe mu bitabo by'amadini yabo. Nta munyedini wanditswe mu bitabo. Kuba umunyedini, kubatizwa, kwihana kuriya kose mu idini babikwigisha, ntabwo wandikwa mu gitabo cy'umwana w'intama, ahubwo wandikwa mu gitabo cy'idini. Idini rikakubeshya yuko ngo uzabona ubugingo ngo ubwo birangiye, ariko Kiristo, muri Kiristo niho byose byarangiriye kandi niho birangirira. Yego, abatabyizera ubwo ngubwo bategereje kuzazuka umuzuko wa kabiri, ari rwo rupfu rwa kabiri. Yego, bategereje kuzapfa urupfu rwa kabiri, kuko urwa mbere Kiristo yarukujeho umusaraba. Ariko abantu bategereje ngo kuzazuka urupfu rwa mbere. Icyo bita urupfu rwa mbere n'urunguru abantu bajya gushyingura, guhamba hirya no hino, nta bihuriye. Cyane imirambo mu masinagogi yabo, mu nsengero zabo, iriya mico muri bayikure, bayikomora he muri Bibiliya, bakajya gushinyagura, bakajya kuvuga amagambo adafite rimwe na kabiri, kugira ngo gusa bakomeze babeshye abasigaye.
ubure uwagiye waba yagiye aramutse agarutse, abenshi abaramutse bagarutse ntabwo yasubira mu idini, kuko byanze bikunze umuntu wese ushizemo umwuka amenya yuko idini ryamubeshye. Yego, ariko ba bandi nyine basigaye barakomeza bakabeshya, yararikoreye, ubu ngubu ijuru yaritashye, ubu ari mu gituza cya Aburahamu, ubu ngubu bari mu biki byose, bagafata amasomo ya Bibiliya bagatangira bagapfundikanya, ubu ngubu ari uburyo bw'Imana ngo hagejejwe n'imirimo. Yewe, rero ku murongo wa Yesu n'ijambo ry'Imana ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, bazazuka bimane na Kiristo imyaka 1000. Bazukanye na Kiristo, bimanye na Kiristo, bazukanye na Kiristo. Abana b'Imana twazukanye na Kiristo. Ntabwo dutegereje umuzuko w'abapfuye mu mubiri, oya, ntabwo dutegereje umuzuko w'abariya bashyinguye i Remera na Rusororo n'ahandi hose, oya rwose. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Wowe ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kiristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Bati turi abatambyi b'Imana. Waba umutambyi w'Imana kandi utegereje umuzuko? Ntibishoboka. Abatambyi b'Imana ntabwo ari kumwe n'umutambyi mukuru ari we Kiristo. Abimanye na Kiristo ni abapfanye nawe bakazukana nawe, ni ababyizera gutyo. Okay, mukomeze mugubwe neza. Icyo kuzirikana nyine dukwiriye gukura muri ano masomo yose twasomye uyu munsi, ni ukwisubiramo ukareba mbese waravutse. Kuvuka ubwa kabiri cyangwa kuvuka ubwa kabiri bingana no kuzuka. Yego, mbese waravutse bwa kabiri. Kuvuka bwa mbere bwo kubunyumva nuko wavutse, ariko ndakumenyesha ko abavuka buriya buryo bwo kuvuka ku mugore n'umugabo bose baba barapfuye, kubera kuri Kayini. Ku Mana baba barapfuye, nubwo bavuza impundu mu isi, ariko mu ijuru rero uvuka ryari? Igihe wizeye ko wazukiye muri Kiristo, wapfanye na Kiristo ukazukana nawe, ukaba uri kumwe nawe. Ntabwo kandi ari igihe wandikisha amazina yawe mu idini ugatangira ukarahirira kugendera ku mahame y'idini, oya, ahubwo ni igihe wowe ubwawe wumva wavuye mu mwijima wageze mu mucyo, sibyo? Ni igihe wowe ubwawe umutima wawe uhamanya n'umwuka w'Imana yuko uri mu ijuru, utagitegereje ijuru, uri muzima muri Kiristo ari muzima muri wowe, nawe ukaba muzima muri we, ukava muri ya mihango y'idini, ukava muri twa tundi twose byari byose wibwira, ukareka gukomeza kwibeshya, ngo urimo urakorera Imana, ngo urimo urakora ibi n'ibi, ngo ibintu urimo gukora ngo bizatuma ubona ubugingo, ibintu urimo gukora ngo bizakwinjiza mu bwami bw'Imana. Ibyo bintu ukabivamo. Naho igihe cyose ukiri muri ibyo ngibyo uri mu rupfu, uri mu mwijima, ntabwo urahura na Kiristo. Icyampa ugahura na Kiristo. Mugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen.